icyo ureba nk'ikibazo Imana ntikibona nk'ikibazo, icyo ureba nk'igiteye ubwoba Imana ikibona ari ubusa imbere yayo, icyo ureba kiri nka bariyeri yagutangira Imana yacu ntikibona nka bariyeri, ntikigaragara imbere yayo. Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana yo kwizerwa. Ni ukuvuga ngo imbaraga zayo zirihagije, ubwenge bwayo burihagije, ubwiza bwayo burihagije, icyubahiro cyayo kirihagije. Ubwayo ntikeneye ko wowe ubwawe waba ugendana nayo ngo uterwe ubwoba n'ibyo ubona, kuko Imana iri hejuru yabyo iteye ubwoba. Imana baho muri hirya no hino, tubahaye ikaze mu kiganiro cyitwa ijambo ry'Imana rirusha ibintu byose gukomera. Reka dusenge. Mana yo kwizerwa, turagushimiye ko wabanye natwe, wagize neza kuturinda, ntacyo twatanze n'ubuntu bukomeye twagiriwe, niryo shimwe dufite aya masaha. Nyemerera rero uyu mwanya uze uganze imitima yacu twese, ari njye ubwanjye n'aba bateze amatwi bose. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zikorana n'abera zidushyigikire, usoze icyo wagambiriye, kuko indogobe siyo yubaho ahubwo uba wigenderaho. Ngira umuyoboro mwiza, usoze icyo wagambiriye mu ijambo ryawe. Ntawe ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi iri jambo rigiye kuvugwa ribe igisubizo ku muntu wese. Urwaye rimukize, warucetse intege rimusubizemo ibyiringiro, wari unaniwe rimuruhure, wari udafite icyerekezo rimuha umurongo ngenderwaho mu izina rya Yesu. Wari usenyutse, Satani yashenye agasenya ubugingo bwe, rimwubake abe yubakitse rwose. Urakoze cyane kuri mu ruhande rwacu, singutotesha amagambo, ibyo ubona bikwiriye byakubahisha bari byo ukora kwibahisha mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turavuga ijambo ritubwira ku rugendo rw'Abisirayeli mu kiganiro cyitwa ijambo ry'Imana rirusha ibintu byose gukomera. Reka dusome igitabo cyo Kuva ibice 14, turasoma n'umurongo waho wa 14 n'uwa 15. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Amen. N'aya magambo nashatse ko tuganiraho. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma hano riratubwira ku nkuru z'Abisirayeli, n'amagambo maremare. Mbashe gusoma mirongo 2 gusa, ariko ndagira ngo nawe nufata aka kanya uze gusoma iki gice cyose, uraza gusanga havuga ku nkuru z'urugendo rw'Abisirayeli. Ahangaha Imana itwereka urugendo rw'Abisirayeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani. Ndaza kubabwira ibintu bigera ku 10 bishobora gutuma Imana itibagirwa Isirayeli, kandi Isirayeli nayo ntiyibagirwa Imana. Nubwo rimwe na rimwe hajya baho kwirengagiza, rimwe na rimwe ugasanga Yesu ntibamuvugaho rumwe, bamwe bakavuga ati Mesiya yaraje, abandi bati dutegereje Mesiya, bakaba bari mu ibice bibiri. Ariko icyo bazi ni uko Abisirayeli babonye Imana mu rugendo rwabo. Tumaze gusoma hano rero muri iki gitabo cyitwa Kuva. Iki gitabo ubwacyo mu rurimi rw'Urugiriki, iki gitabo cyitwa Kuva cyitwa ngo ni Ekodosi. Ekodosi ni ijambo ry'Ikigiriki risobanura amagambo abiri. Ari ijambo rya mbere riravuga ngo ni ugukurwamo, rivuga ngo hari aho twakuwe, hari n'aho tujya. Ijambo rya kabiri rikavuga ngo ni ukugenda, bivuga ngo urugendo rwacu dufite aho twavuye mu bantu benshi cyangwa bake, ariko dufite n'aho tujya. Urugendo rwacu rufite icyerekezo. No kuvuga ngo rero uru rugendo rw'Abisirayeli ubwarwo rusobanura kuva mu isi tujya mu ijuru. No kuvuga ngo bavugaga kuva mu Egiputa bajya i Kanani, byashushanyaga urugendo rw'abana b'Imana dufite muri iyi generation. Bishaka kuvuga ngo twebwe tuva mu isi, tuva mu Egiputa y'ibyaha tujya i Kanani, cyangwa se bigereranywa n'igihugu cy'i Kanani. Bivuga ngo tuva mu isi tujya mu ijuru. Bivuga ngo Egiputa yari ihagarariye isi y'ibyaha, noneho Kanani igahagararira igihugu cy'ijuru mu gihe nk'iki ngiki gihe cyacu. Bishaka kuvuga ngo natwe tuva mu byaha tujya mu ijuru. Ariko se tugenda dute? Uru rugendo rugendwa rute? Ni izihe ngorane ziri muri uru rugendo? Ni akahe kaga duhura nako? Hari byinshi duhura nabyo, ari nayo mpamvu bisaba ko uru rugendo tugomba kurutekereza neza. Ntabwo ari urugendo umuntu ashobora gutekereza avuge ngo uyu muntu noneho ndagiye. Oya, ni urugendo bisaba gutekereza neza kugira ngo umuntu afate icyerekezo, azi aho ajya kandi azi n'icyo agiye gukora. No kuvuga rero ngo iki gitabo ubwacyo kiri mu buryo butatu. Nuriyo usomye mu Kuva mu gice cya mbere cyo Kuva ukagera mu bice 12, urahasanga kuvuka kwa Mose n'imibabaro y'Abisirayeli no gucungurwa kwabo bava mu Egiputa. Icyo ni igice cya mbere kigabanyije muri iki gitabo. Igice cya kabiri no guhera mu bice 13 ukagera ibice 19, urahasanga bava ingorane bagiriye mu Egiputa. Urahasanga bava mu Egiputa, ubona ingorane bagiriye mu butayu, uze no kubona bageze ku musozi Sinayi. Noneho uhereye hariya mu bice 19 ukagenda ukagera mu bice ukuzuza
ukagera hariya mu bice 24, ukagenda wahera kuri 24, ukagenda ukagera kuri 40, urahasanga ibyabereye bagera kuri Sinayi, ibyabereye kuri Sinayi, kuremwa kw'ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho byari bigize ihema ry'ibonaniro. Ni ukuvuga ngo ntabwo bwinjire mu mateka y'iki gitabo. Iki gitabo ni ukuvuga ngo kigizwe n'ibice 40, kikaba kigabanyijemo ibice bitatu. Ndashaka rero kuvuga uyu munsi ku rugendo rw'Abisiraheli, kuko twabonyemo ko hari ukuvuka kwa Mose, hakaba n'imibabaro y'Abisiraheli mu rugendo rwabo, ndetse hakaboneka n'ibyabe bagera kuri Sinayi no kuremwa kw'ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho byari bigize ihema ry'ibonaniro. Nje ndavuga rero kuri iyi ngingo ivuga urugendo rwabo rw'Abisiraheli. Ndashaka kuvuga bageze hariya ku nyanja itukura bahaguruka. Mwibuke ko bahagurutse muri iki gihugu bafite isezerano ry'uko bagiye mu gihugu cy'i Kanani, ariko ndashaka kubabwira ko bitaboroheye. Ntabwo uru rugendo twahagurutse mu ngorane nyinshi. Nibyo koko Yesu aratwakira, tugirira neza, turahamagarwa, turitaba, ariko uru rugendo rurimo ingorane. Nk'uko Abisiraheli bagiriye ingorane mu butayu, niko natwe tugirira ingorane muri iyi si y'umwijima turimo. Ariko ndashaka kubabwira ko tutatangirwa no kuba inyanja zihari bigiranwa n'ibigeragezo duhuriramo nabyo mu isi, kuko tuzi ko Imana yaduhagurukije. Iyo Mana niyo ukuri kandi niyo kwizerwa. Birashoboka ko uyu munsi nawe waba warahagurutse, uyu munsi ukaba ufite ahantu unaniriwe kandi ukaba ufite n'ikikunanije. Birashoboka ko waba warahagurutse uyu munsi ukaba ufite ikiguteye ubwoba n'ikiguhagaritse umutima, nk'uko Abisiraheli inyanja yabahagaritse umutima ikabatera ubwoba, ndetse muri bo bakagambirira gusubira inyuma. Ariko Imana, Bibiliya yatubwiye ngo Mose arasenga. Niyo magambo tumaze gusoma hano. Mose asenga Imana. Mwibuke ijambo Imana yari yarabwiye Mose. Imana yari yabwiye Mose ngo ajye gukura ubwoko bwa Isiraheli mu Egiputa. Mose aravuga ati, Imana, ko ntazi kuvuga neza, ko ntari umuhanga, nkaba ntari intyoza mu magambo yanjye, nkaba ntazi kuvuga neza ngo nozuye imvugo, nzavuga iki? Imana yamuga ati, ngwagurukije Aroni, ni uzajya ubasha gusobanura Farawo icyo nzagutegeka kubwira Farawo n'icyo nzagutegeka ngo akore, wowe ubwawe nzajya nkunyuzamwe amagambo, ariko Aroni aba ari gusobanura. Ibyo byarabaye rero simbisubiraho, bamara igihe kirekire cyane. Reka mvuge rero aha ngaha bahaguruka mu Egiputa. Murabizi neza ko habayeho urugendo rwabo rwabanje kwitegurwa, baba ngombwa ko basangira Pasika, mbese basangira umwana w'intama cyangwa se imfizi y'ihene. Byo ni birebire cyane sinshaka kubisubiramo. Reka tuvuge hano bageze ku nyanja itukura. Bibiliya iratubwira ngo Mose arebye inyanja ahagarika umutima, ngo kuko Abisiraheli bose bitotombaga bamubwira nabi. Batangira kuvuga ati, Mose, mu Egiputa ntihari hari imva, mu Egiputa twakubitwaga, batugiriraga nabi bakadukoresha uburetwa, ariko hari icyo badukoreraga, ntabwo twababaraga muri ubu buryo kugeza ubwo tugiye kwicwa n'amazi. None waradushutse utubwira ngo dufite aho tugiye kujya, utubwira ngo hari aho tugiye kunezererwa, Imana iragutumye, none dupfiriye hano ku nyanja. Ngo babone inyanja bahagarika umutima. Bibiliya mu magambo twasomye hariya hano mu gitabo cyo kuva mu bice 14 umurongo wa 13 hatubwiye ngo Mose arapfukama arasenga, ngo Uwiteka aramubwira ngo yewe Mose, niki gitumye untakira? Hara ku murongo wa 14 bwira Abisirayeli bakomeze bagende bareba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ku murongo wa 14 hatubwiye ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Haleluya. Ndashaka kukubwira wowe wari ufite unaniriwe, ndashaka kukubwira wowe wari umaze gucika intege, ndashaka kugutera inkunga y'iri jambo rikubwira ngo Imana ihagararire gusa, uhagarare neza mu murimo w'Imana, hagarara neza mu gakiza, hagarara neza mu byizerwa, hagarara neza mu kwizera. Imana yacu ni ukuri kandi niyo kwizerwa. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiriya, yagaragaye ku Bisiraheli ikabagirira neza, n'uyu munsi niyo igomba kugaragara ku Banyarwanda ndetse n'abari mu isi. Imana yatabaye Abisiraheli ku nyanja itukura, n'ubu iri kudutabara mu makuba menshi. Iyo Mana ntigeze ihinduka, ntabwo isaza, ntigajuka, ntiteshuka, ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizahora iteka ryose. Niko ijambo ry'Imana rivuga hariya mu Baheburayo 8:13 turavuga ngo Yesu Kristo ko yari ari kera n'uyu munsi ni kwari kandi niko azahora iteka ryose. Bishaka kuvuga ko Imana yacu idahinduka, ni Imana idasaza, ni Imana itibagirwa, ni Imana yahaye umwana w'umuntu isezerano ryo kumurinda. Reka nkubwire, turi ku ijambo ryitwa kumenya urugendo rw'Abisirayeli, kumenya urugendo rw'Abisirayeli. Urugendo rw'Abisirayeli rwashushanyaga urugendo rwacu, urwo turi gukora uyu munsi. Ibyo bahuye nabyo n'uyu munsi duhura nabyo, ingorane bagize n'uyu munsi abana b'Imana bari mu rugendo rujya mu ijuru dufite ingorane nyinshi. Bibiliya iratubwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Imana imukiza muri byose. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo ariko idukiza twabyinjiyemo, ibidukiza twabigezemo. Uzasanga uyu munsi abana b'Imana bari mu rugendo, bari mu nzira,
bafite umugambi wo kubaha Imana no kuyubahisha barimo bahura n'ingorane, barimo bahura n'itabo, barimo barwana urugamba. Ariko urugamba rwacu ntabwo dukoresha intwaro z'umubiri, dukoresha intwaro zacu ntizibomborana, ntizigaragara, ntabwo zitera ubwoba, ntizikanga. Ariko ndashaka kubabwira ko ni intwaro zikomeye. Ntabwo turwana mu buryo bw'umubiri, ntidukoresha intwaro z'abantu, ariko dukoresha intwaro zitagaragara ariko zifite ubutware. Mu ntwaro dukoresha harimo gusenga. Bibiliya yatubwiye ngo Mose arasenga, amaze gusenga Imana, Bibiliya yatubwiye ngo Imana iruruka ivugana nawe iramubaza ngo Mose niki gitumye untakira, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Erega ndashaka kubabwira neza ko Mose burya icyamuteraga gutaka cyari gihari. Ntabwo Imana yamubazaga ngo niki gitumye untakira ari uko Imana itabibona ko afite hari impamvu imutera gutaka. Mose yari afite icyamuteraga gutaka, ariko Imana iramubaza ngo niki gitumye untakira. Wowe ubwawe icyo ngicyo ubona ari ikibazo kiri uri kureba kiguteye ubwoba, ntabwo giteye Imana yacu ubwoba. Icyo ureba nk'ikibazo Imana ntikibona nk'ikibazo. Icyo ureba nk'igiteye ubwoba Imana ikibona ari ubusa imbere yayo. Icyo ureba kiri nka bariyeri yagutangira Imana yacu ntikibona nka bariyeri, ntikigaragara imbere yayo. Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana yo kwizerwa. Ni ukuvuga ngo imbaraga zayo zirihagije, ubwenge bwayo burihagije, ubwiza bwayo burihagije, icyubahiro cyayo kirihagije. Ubwayo ntikeneye ko wowe ubwawe waba ugendana nayo ngo uterwe ubwoba n'ibyo ubona, kuko Imana iri hejuru yabyo iteye ubwoba. Imana twiringira, Imana twizera, ni Imana yo kwizerwa. Arangije Mose arasengera amubaza ngo niki gitumye untakira. Mose agaragaza ingorane z'Abisirayeli, agaragaza agahinda kabo, agaragaza urusaku bafite, uburyo bari kumutuka bitotomba bamubwira nabi. Imana itubwira Mose ngo babwire bihagararire, be guhagarika umutima, ninjye wabakuye mu Egiputa, nje kugaragara uyu munsi. Irababwira ngo kandi ntimukangwe n'inyanja, kuko ndi igisubizo hejuru y'inyanja. Ahabwa ntimukangwe n'ingabo z'Abanyegiputa zibatugirije, ntimukangwe n'amagare n'amafarashi, kuko ndi hejuru y'amagare, ndi hejuru y'inyanja, ndi hejuru y'intwaro zabo bishingikirije, ndi hejuru y'ibyo mubona bibateye ubwoba, hejuru y'ingabo z'Abanyegiputa Farawo yohereje, nje ndi hejuru yazo. Abwira Mose ati bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nimutuze imitima mwere guhagarika umutima. Mose arangije ngo arabibabwira, barakomeza nyine barakomera, bagere ku nyanja itukura. Imana ibwira Mose ati ufite iki mu ntoki? Mose ati ngewe icyo mfite ni inkoni, yirambure hejuru y'inyanja. Ararambura, Abisirayeli baratambuka, bamare kwambuka bageze hakurya y'inyanja. Bibiliya tubwira neza ngo Umunyegiputa wa nyuma nawe abayinjiyemo, kuko babakurikiye. Erega hari igihe abantu babona tugenda nabo bakibwira ko bagenda, bakumva tuvuga nabo bakavuga ngo baravuga, babona dukora nabo bagashaka gukora, babona tugenda ntibazi igituma tugenda, babona uvuga ntibazi ikigutera kuvuga, babona ukora ntibazi ikigutera gukora, babona witonda ntibazi ikigutera ubwitonzi, babona warahindutse ntibazi icyaguhinduye. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana iri hagati muri twebwe ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ishobora, ni Imana izi byose, ni Imana ikiranukira kuturengera, ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Arangije Bibiliya yatubwira ngo Umwisirayeli wa nyuma akuyemo ikirenge, Umunyegiputa wa nyuma nawe abagezemo, bose babashire mu nyanja. Ngo Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni, ayirambuye Abanyegiputa bose amagare n'amafarashi bose bashiriramo. Kubera iki? Nta Mana bari bafite. Birashoboka ko uyu munsi wa none Satani yabagukurikiye, abagutera ubwoba. Birashoboka ko Farawo yarahagarariye Satani, ingabo za Farawo zashanyaga abadayimoni. Birashoboka ko uyu munsi wa none Satani yabagutugirije. Birashoboka ko wabona ingabo za Satani zikugose. Birashoboka ko wareba ukabona imbere ari inyanja y'ibigeragezo n'amakuba menshi. Waba ureba inyuma wakebuka ukabona ingabo z'abadayimoni zirakugose, ziragukurikiye mu rugendo rwawe. Yewe ni byinshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo hanyuma y'ibyo hari imbaraga z'Imana. Uko Yesu Kristo yari ari kera n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Mwibuke ko Imana yari yabwiye Mose iramubwira ngo kuko wangireho umugisha nkakumenya izina, nicyo nacyo uvuze ndagikora. Imana yabwiye Mose, yamubwira ati nsaba icyo ushaka. Mose ati ndashaka kuzagendana nanjye, niba umbwira kujyana n'ubwoko bwawe akaba ari njye uzabuyobora, ariko ndashaka kumpa ikimenyetso cyo kuzabana nanjye. Imana imuha ikimenyetso cya mbere, ubwo inkoni ye yabashaga kurema inzoka mu gihugu cya Egiputa, abakonikoni bo mu Egiputa nabo bakabikora. Ariko inkoni ye, ya nzoka yavuye mu nkoni ya Mose, imira za nzoka z'Abanyegiputa, bimenyekana ko Imana imushyigikiye. Haleluya! Ni Imana igibasha gushyigikira umuntu wayo.
Bibiliya tubwira rero ngo Imana iramubwira ngo rero bagihaguruka mu Egiputa, Imana imubwira ko azagendana nawe. Bati nanjye ndashaka ko uzagendana nanjye kandi bizanezeza nugendana nanjye. Ngo Imana iramubwira ati noneho rero n'icyo uvuze nacyo ndagikora, nzagendana nawe, nzaba ndi hagati muri mwe. Murabizi uburyo Imana yagiye ibatunga. Bibiliya tubwira neza ko ku manywa bayobozaga inkingi y'igicu, akaba ari ibayobora. Iyo nkingi yahagarara nabo bagahagarara, ariko ngo byagera nijoro ya nkingi y'igicu igahinduka umuriro. Bibiliya iratubwira ngo igahinduka umucyo, mu yandi magambo umucyo ubamurikira. Abanyegiputa bakabasha kubona ijoro, ariko Abisirayeli bakabona umucyo. Bishaka kuvuga ngo Imana yacu ni umucyo, Imana yacu ni umuyobozi, Imana yacu ni Imana igira neza, ni Imana igendera hagati y'ubwoko bwayo, ni Imana itajya iba kure y'abantu bayo. Bene data bakundwa, mwe munteze amatwi, mushiki wanjye wowe unteze amatwi, birashoboka ko waba warunaniriwe kuri iyo nyanja. Ntabwo nzi inyanja unaniriweho. Hari n'inyanja y'amagambo yari kunanije, ni inyanja yo kubushomeri, ni inyanja yo kutagira umuryango, ni inyanja yo kwangwa n'abantu, ni inyanja y'uburwayi. Sinzi aho warunaniriwe, ariko nagira ngo nkubwira ngo kuri iyo nyanja Yesu arahari. Ndambura kwizera. Ese wowe ufite kwizera? Imana ibaza Mose ati ufite iki? Mose ati mfite kwizera, mfite inkoni. Inkoni igereranywa n'iki se? Iyo nkoni yagereranywaga n'ubutware, shushanyaga ubutware, arayirambura. Ubutware bw'Imana buragaragara, imbaraga z'Imana ziragaragara. Baratambuka, barambuka, bagere hakurya n'ubundi mu butayu. Mutagira ngo nubwo bamaze kurenga inyanja bararirimba, ariko mutagira ngo ubutayu bwagarukira. Bageze mu butayu batangira gusonza, batangira gukumbura imibereho, ubuzima bari bafite mu Egiputa batangira kubukumbura. Baravubwira Mose ati n'ubundi ahangaha watuzanye gukora iki? Ntabwo bigeze bagira kwihangana, baritotombaga. Mu bintu byatumye bahura n'ingorane nuko baritotombaga, batakaza kwizera buri munsi, ibyiringiro bikabashiramo. Imana babonye yabakuye mu Egiputa ikabagukuza imbaraga zikomeye bakayibagirwa. Imana yabakuje imbaraga zikomeye bakayibagirwa. Imana yagaragaye ku nyanja itukura bakayibagirwa. Iyabagaburiraga mu butayu ikabaha amazi avuye mu gitare bakayibagirwa. Iyabatungishaga manu batabiba badahinga bakibagirwa. Umwana w'umuntu yibagirwa vuba. Nawe hari aho yakurindiye, nawe hari ibyo yagukoreye, hari ibihe bibi yagutambukije, yigeze igaragaza imbaraga zawo zikomeye, n'ubu iracyazigaragaza kuri wowe. Ariko se ufite kwizera? Ibyiringiro biri muri wowe. Imbaraga z'Imana zikorana n'abera uracyaziringira, uracyakorana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Urakizera ko aho ngaho kuri iyo nyanja Imana ihari. Urakibuka ko mu ubwo butayu butarimo ibyo kurya n'ibyo kunywa Imana igigabura. Urakibuka ko mu butayu butagira akazi n'imibereho Imana ibasha kugutunga. Hari igihe Imana yabanye nawe. Ndaza kubabwira ibintu bigera ku 10 bishobora gutuma Imana itibagirwa Isirayeli, kandi bihesha Isirayeli kutibagirwa Imana. Birashoboka ko nubwo yenda agakiza kari mu banyamahanga iyi minsi, uyu munsi wa none, ariko iherezo kazasubiza mu Bisirayeli. Niko iyo masezerano dufite. Uyu munsi ntabwo Abisirayeli basangiye bahuza kwizera. Bamwe bagendera ku mategeko y'idini ya Mose, abandi bakaba bizera ko Kristo yaje babatuwe ku mategeko, ahubwo bakizera ko Kristo yaje agasubira mu ijuru ariko azagaruka. Ubwo rero nubwo batari babyizera bose, nubundi Yesu azarenda zahara abantu batizera. Ariko nagira ngo nkubwire ngo icyari kigukuye no kwizera imbaraga z'Imana. Ndaza kukubwira ibintu bigera ku 10 biranga urukundo Imana yakunze Isirayeli, kandi urushobora gutuma Imana itibagirwa Isirayeli. Bishaka kuvuga ngo ibintu 10 nawe wirebere muri indorerwamo, ni ibintu bishobora gutuma Imana itakwibagirwa. Birashoboka ko wewe wayibagirwa ariko ntiyakwibagirwa. Birashoboka ko wewe wacika intege ariko Imana yacu niyo kwizerwa. Birashoboka ko nawe waba waribagiwe ko ari ibyo Imana yagukoreye naho yagukuye, ariko Imana yacu ntiyibagirwa. Ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Ese aho uri gukora mirimo ki? Ufite ibihe bitekerezo? Ufite iyihe mirimo? Ingeso zawe ni izihe? Amagambo akuvamo nayahe? Ibikorwa uri gukora ni ibihe? Ese uratekereza ku rukundo rwa Imana yagukuye? Icyatumye Imana ikura Abisirayeli mu Egiputa kwari kugira ngo bajye mu gihugu cy'i Kanani, bajye kwihesha icyubahiro. Ariko bahageze se wageze ngo ntibibagiwe? Uzasanga baragiye bibagirwa, birengagiza amasezerano bagiranye n'Imana. Birengagiza ko Imana bari bafite amasezerano avuga ngo nimumara kurya mugahaga ntimukibagirwe, nimugera mu gihugu cy'iwanyu mubonye ibyo kurya mwize kwambara neza, mubonye mufite mwicara mwambara mukaberwa, mukarya mukanywa, mukabonaho kuba, mukiyubakira amazu, mugatunganirwa, abana banyu bakiga, mukabyara, mukagwira. Imana bari bafite amasezerano avuga ngo ntimukibagirwe. Nusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe.
ariko si uyu munsi wa none ni bangahe bibagiwe? Uyu munsi wa none ni bangahe basubiye inyuma? Uyu munsi wa none ni bangahe muri gushayisha? Uyu munsi wa none uri gukora ibihe bikorwa? Wibuka ko nawe ubwawe hari aho Imana yagukuye, hakaba naho ikugejeje. Wibuka ko hari aho byo yakurinze, hari n'ibyo yakurokoye. Ariko si uyu munsi wa none imirimo yawe ni iyihe? Ibikorwa byawe ni ibihe? Ingeso zawe ni izihe? Imigendere yawe ni iyihe? Ese ibyo uri gukora biri guhesha Imana icyubahiro nk'umuntu Imana ifite aho yakuye n'aho ikugejeje? Iyi mirimo yawe uyu munsi wa none, iyo ureba ibikorwa uri gukora, biri guhesha abenshi kumenya Imana ku bwawe? Hari abenshi bashobora kumenya Imana ku bwawe? Utekereze neza nawe urebe imirimo uri gukora. Ese uri gukora iyihe mirimo? Ni ibihe bikorwa uri gukora? Ukwiye gutekereza neza. Bibiliya tubwira ngo Imana irangije iragaragara no mu butayu. Baragenda uburyo bagiye bagera kuri Yorodani. Bageze kuri Yorodani, Bibiliya tubwira neza mu gitabo cya Yesuwa, hariya mu bice bitatu. Imana ibwira Yesuwa ngo boreka abahetse isanduku y'Uwiteka abari babanza kwinjira. Habanza abatambyi, barabanza barinjira bahetse ibyasezeranyijwe. Iyo sanduku Bibiliya tubwira neza ko yari irimo ibintu bitatu. Ntabwo yenda uyu munsi nabivuga byose ko numva atari ngombwa cyane, atari yo ntego mfite. Habagamwo ibisate bibiri biriho amategeko, hakabamo inkoni ya Aroni yindi yarabije uburabyo. Reka yenda tubashe kuvuga ibyo. Barangije barayinjirana, bayinjirana aho ngaho kuri Yorodani. Maze barangije Bibiliya tubwira ko bategetse abantu 12 bahagarara imiryango y'Isiraheli batora amabuye. Buri wese abwirwa gutora ibuye kugira ngo bazamuke, nibagera hejuru aho bagombaga kuruhukira ngo batandike ayo mabuye bayagandike aho ngaho. Buri wese akagenda aterura ibuye akaritwara kugira ngo batazibagirwa ko hari Imana yakoze ikabarindira mu Egiputa, batazibagirwa ko hari Imana yabanye nabo ku nyanja itukura, batazibagirwa ko mu butayu Imana yagabuye, batazibagirwa ko kuri Yorodani bayambukishije amaguru kubera ubushake bw'Imana n'imbaraga zayo. Batora ibuye ngo kandi babwirwa ko ayo mabuye bazayadandike ahantu, bazayishyira ahantu, maze bazajye babwira abana babo bababwire ngo Imana yacu yatwambukije inyanja. Haleluya. Bazajye babamenyesha ngo Imana yadutungishije manu mu butayu, tudahinga tutabiba, Imana yacu iragabura. Bajye babwira abantu ko imyenda bari bambaye itabasaziyeho, ku kirenge cyakuraga n'inkweto umuntu yambaraga ari umwana. Iyo yakuraga mu myaka 40, inkweto nayo yarakuraga. Agakanzu bamwambitse ari uruhinja, iyo yakuraga n'ikanzu yarakuraga. Urumva izo ni imbaraga zikomeye z'Imana zagaragaye. Byari ngombwa ko abantu bagomba kumenya gukora kw'Imana, bakamenya imbaraga zayo. Ibyo bintu byose Imana yakoze ntabwo byagiye bituma Abisirayeli batibagirwa, ariko ndashaka kubwira ngo Imana yo ntiyagombaga kubibagirwa. Nubwo bagendaga basubira inyuma, nubwo bagiraga kwibagirwa, nubwo bacikaga intege, nubwo bageragaho bakanamuka, nubwo bageragaho bakivanga, bakarongora abagore, abagabo bakarongora abagore b'abanyamahanga, nuko abagore bagashakwa n'abanyamahanga, ariko Imana ntiyibagirwaga. Hari ibintu bigera ku 10 byatumaga Imana idashobora kwibagirwa Isirayeli, kandi n'ubu bituma Imana idashobora kwibagirwa umuntu uyubaha, uyikorera ku manywa na nijoro. Urugendo rw'Abisirayeli rugereranywa n'urugendo rwacu. Kuva mu Egiputa bajya i Kanani bisobanura natwe kuva mu isi tujya mu ijuru. Urugendo, ingorane bagiriye ku nyanja bagasuza imitima, niko natwe duhura n'ingorane tukahagarika imitima, tukagira ubwoba, bamwe bagasubira inyuma, abandi bagacika intege. Gukumbura imibereho y'ubuzima bagiriraga mu Egiputa n'ibiryo bahariraga, niko umwana w'umuntu ajya ageraho yiganyira, akibuka bya bindi zandamu zo mu byaha, bya bindi wakoraga, warasambanaga ukabona inyungu, warasindaga, wacuruzaga inzoga, wakoraga ibyaha, waribaga, warariganyaga, waryaga ruswa. Uyu munsi wa none uri kugeragezwa, uri mu buntu bw'Imana, ukageragezwa, waracijijwe, ukageragezwa wubaha Imana. Ariko ndashaka kubabwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana idukiza muri byose. Bene data mukundwa, wikumbura amadegede yo mu Egiputa, wikumbura tungurusumu, oya bere gukaranga ngo uhumurirwe, wikumbura kongera kurya amapapa yo mu Egiputa, kuko igihugu dusiganirwa hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa. Imana yabanye n'Abisirayeli niyikumwe natwe. Humura rero, tuza umutima. Reka nkubwire ibintu bigera ku 10 bishobora gutuma Imana itakwibagirwa, cyangwa se Imana ishobora kukureberamo bigatuma itaba kure yawe. Nusoma mu gitabo cyo Kuva mu bice 2:25,
Kuva 2:25 haravuga ngo Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze, ngo yumva kuniha kwabo, ireba imibabaro yabo, ngo yibuka amasezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka. Imana ibarebye imenya uko bameze. Kubera iki? Yabareberaga muri aya masezerano. Reka mbabwire ikintu cya mbere gishobora gutuma Imana itibagirwa Isiraheli, bigereranywa n'uwatoranyijwe, umuntu wakuye mu byaha, umuntu wakuwe ahantu akaba afite aho yakuwe n'aho ajya, akaba afite icyerekezo, akaba afite urugendo rujya mu ijuru, akaba afite muri we mu mitima inzira z'igisiyoni. Ikintu cya mbere gishobora Imana gutuma Imana itakwibagirwa, cyangwa se cyatumaga Imana itibagirwa Abisiraheli, cyangwa se n'ubu cyatuma Imana idashobora kutwibagirwa, ni ingorane bagiriye mu Egiputa. Ni kuvuga ngo Imana ntishobora kwibagirwa ko hariho ingorane Abisiraheli bagiriye mu Egiputa. Ikintu cya mbere gishobora gutuma utekereza Imana ntuyibagirwe ni ukwibuka ko Egiputa Imana yagukuyemo ikakurokora, hari ingorane wahagiriye, ugatekereza kuri iyo Mana yahagukuye, ugatekereza kuri iyo Mana yahakurindiye, ugatekereza kuri iyo Mana yagutabaye, ukareba mu Egiputa y'ibyaha ubusambanyi buba bwarakwishe. Imana ishimwe kuko unteze amatwi unyumva, Imana yarakurokoye utari wangirika, utari amenyo atari yavamo. Niwitegereza abo wahasize mu Egiputa, bamwe bakutse amenyo, abandi babaye barahamugariye, abandi bararwana babuza amahoro, wowe urayafite. Abandi barahaburira umutekano, wowe ufite amahoro yo mu mutima, Imana yaguhaye gutekana. Abandi ntibanyuzwe, wowe Imana iguhaye kunyurwa. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma utibagirwa ingorane wahagiriye, ku ingorane wagiriye mu Egiputa, Imana ikakuba bugufi. Icyo ni icya mbere gishobora gutuma Imana itakwibagirwa. Imana yibuka ko ariyo yagukuye mu ngorane, bityo ikagushyira ku mutima wayo. Ariko nawe ugomba kwibuka ko Imana yagukuye muri izo ngorane zo mu Egiputa, ikagukura mu buretwa. Icyo ngicyo gishobora gutuma nawe wikunda kurushaho. Ikindi ni imirimo y'uburetwa bahakoreye, ni ukwibuka uburetwa isi yagukoresheje. Bamwe mwarabasambanya, abandi mwarabashura, abandi mwarabicanya, abandi mwarabanyamoko. Urumva ubwo bwose ni uburetwa Satani yadutwazaga igitugu. Egiputa yagiye dukoresha iby'agahato, Egiputa yagiye dutwaza imbaraga, Egiputa yagiye dukoresha iby'uburetwa. Umva, Egiputa yaradukomerekeje, yaratubabaje. Twikoreye ibyo tutagombaga kwikorera, turya ibyo tutagombaga kurya, ituraza aho tutagombaga kurara, itugendesha aho tutashakaga kugenda, idutwaza iby'igitugu, idukoreza ibiturusha imbaraga, idutwaza imirimo y'agahato. Egiputa yaradukoresheje. Ariko icyo ni ikintu gishobora gutuma tutibagirwa Imana yahadukuye. Kwibuka uburetwa twakoreye mu Egiputa, Imana ikahadukura. Ikindi cya gatatu, kwibuka ibyago by'Abanyegiputa n'ibihano bahawe ku bwacu. Icyo ni ikintu cya gatatu gishobora gutuma utibagirwa Imana, kandi nayo ntikwibagirwa. Iyo utekereza ibihano Abanyegiputa bahawe, ukibuka uburyo imfura zapfuye, ukibuka uburyo inda zabateye mu gihugu, uburyo amazi yahindutse amaraso, uburyo ibikeri byabateye bakabura umutekano, ukibuka ibyago bagize ku bwawe, ukibuka ubukene bagize ku bwawe, amagare n'amafarashi bakabitakaza. Hari ibitambo byatanzwe kugira ngo uburiho, hari igihombo cyabayeho. Umva, hari ibyo twigomwe, hari ibyo Imana yatanze, hari ingabo zatanzwe ku bwawe, hari amagare n'amafarashi byatanzwe ku bwawe. Mu yandi magambo, hari imfura zapfuye, hari ubutunzi umva, hari igihombo cyabayeho ku bwawe. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ugomba kubitekereza, ukibuka Imana yagukuye mu byago byo mu Egiputa, uyu munsi ukaba uriho. Ikindi, babonye Imana ku nyanja itukura. Ukwibuka aho waboneye Imana, ukwibuka ko wabonye Imana. Iki kintu iyo Isiraheli batekerezaga ko babonye Imana ku nyanja itukura, barakiranirwaga, ariko igihe kikazagera bakayigarukira, bakibuka neza ko babonye Imana ku nyanja itukura. Cyo ni ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya ukagitekerezaho, kwibuka ko nawe ubwawe wabonye Imana. Hari aho wayibonye, we ntiwayiboneye ku nyanja itukura, ariko warayibonye mu burwayi, warayibonye muri 1994 muri jenoside, warayibonye mu ishyamba rya Kongo, warayibonye uri mu butayu butagira ibyo kurya n'ibyo kunywa, warayibonye cya gihe ubura ubutabazi ku bantu, Imana igaseruka, warayibonye cya gihe muri ya minsi mibi ibyorezo byahagurutse, warayibonye mu gihe cy'intambara ya 1990 uri ku rugamba, warayibonye uri mu ishyamba, warayibonye uri ku rugamba, warayibonye bagenzi bawe bahasigara, wowe Imana irakurinda. Yewe nawe ukwiye kwibuka ko hari aho waboneye Imana. Iki ni ikintu cy'ingenzi, kumenya ko hari ingabo zapfuye ku bwawe, kumenya ko hari ku nyanja itukura Uwiteka yagaragaye, kumenya ko muri bya bibazo Uwiteka yakurokoye akagutabara. Ikindi, mu butayu imyenda ntiyabasaziyeho, mu butayu bararyaga bakanywa,
gutekereza neza ko hari igihe wabaye mu butayu butagira akazi, mu butayu bw'ubushomeri, mu butayu bw'intambara, mu butayu bw'inzara, mu butayu bwo kutagira imibereho, mu butayu bwo kutagira imibereho, ariko Imana ikakugaburira ukarya ukanywa. Wagera aho uyu munsi wa none ushobora kubona ibyo kurya n'ibyo kwambara, ushobora kubona ubuzima bugenda neza, mu yandi magambo ubuzima bwose bukomeje, ukibuka ko hariho Imana yagutunze mu gihe utari ufite ibyo kurya, ukamenya ngo Imana yabanye nanjye mu butayu bwo kutagira akazi iragabura, ukibuka ko hari igihe Imana yakugaburiye nta kazi ugira, ukibuka ko hari igihe Imana yakwambitse imyenda ntigusazireho nta kazi ufite, utabasha kwinjira nawe muri atere ngo ubashe gufata igitambaro udodeshe nawe ubwawe wambare nk'uko wifuzaga kwambara, urye nk'uko wifuzaga kurya, ariko Imana ikagutungisha ubuntu bwayo. Reka mbabwire, ubuntu bw'Imana bujya bubasha gutunga umuntu. Ibyo ngibyo ukabitekereza, ni bangahe bajya babitekereza? Usi uracyabitekereza ko aho hose Imana yahagutungiye? Uribuka Imana ikurinda abandi bapfa, uribuka Imana ikubeshaho abandi batariho, uribuka Imana ikugaburira mu gihe cy'inzara, uribuka Imana igutunga mu gihe kitarimo kugira akazi cy'ubushomeri bwinshi, wibuka Imana igutunga mu gihe cy'ubupfubyi, udafite ababyeyi, udafite imiryango, ariko Imana ikakubeshaho. Uyu munsi wa none ukaba unteze amatwi wumva uri mukuru, iyo Mana yakoze ibyo wowe ntibyaguhesha kuyitekerezaho. Ikindi cya gatandatu, batunzwe n'Imana mu butayu. Kwibuka ko Imana yigeze kubagaburira mu butayu bakarya bakanywa, icyo ni ikintu nawe haraho Imana yagutunze. Mu gihe kitakwemereraga kubaho, Imana iguha kubaho. Mu gihe kitakwemereraga kwambara, Imana iguha kwambara. Icyo ni ikintu cy'ingenzi gishobora gutuma utekereza ku Mana, ukayitekerezaho, ukayizirikanaho. Ikindi cya karindwi, bahawe igihugu cyambuwe abandi. Kumenya ko ibyo uyu munsi wa none ibyo utunze hari abandi bari babitunze, aho uyobora hari abandi bahayoboye, ibyo ufite hari abandi bigeze kubigira, ariko uyu munsi wa none barabyambuwe, wowe urabihabwa. Gutekereza icyo gusa byagutera kubaha Imana no kuyikunda. Gutekereza ko iyo ntebe wicayeho hari abandi bigeze kuyicaraho, icyubahiro ufite hari abandi bari bagifite. Uyu munsi abo uyobora hari abandi babayoboye. Uyu munsi aho ibiro wicaramo hari abandi babyicaragamo. Uyu munsi imodoka ugenderamo hari abandi bazigendeyemo. Uyu munsi kuba urinzwe hari abandi barindwaga. Uyu munsi kuba wowe ubwawe ukomeye hari abandi bari bakomeye, ariko uyu munsi wa none baribagiranye. Kumenya ko ibyo ufite ari intizo, hari abandi bari babitunze uyu munsi batabitunze. Hari abandi aho wicaye bahicaraga uyu munsi batahicara. Hari abandi bigishaga uyu munsi batakigisha. Hari abandi baririmbaga uyu munsi bataririmba. Hari abandi bayoboraga uyu munsi batayobora. Hari abandi bari bazi kuvuga neza uyu munsi baribagiranye. Ijwi ryabo ryaribagiranye mu matwi y'abantu. Hari abantu kuba urebesha amaso, hari abandi barebeshaga amaso. Kumenya ko uyu munsi ibyo ufite hari abandi bantu babyambuwe. Hari abandi bantu barebaga, bavutse bareba. Uyu munsi ingorane z'isi zabambuye amaso, ingorane z'isi zirayatwara. Hari abandi bantu bari bafite gutekereza neza, batekererezaga u Rwanda. Uyu munsi wa none isi yabambuye ibitekerezo bizima, byarivanze. Hari abandi bantu babashaga kumva neza, bakumva uko ibintu biri, bakamenya gukora neza, bakamenya gutekereza neza, bakamenya gupanga imigambi n'imishinga yabo neza kuri gahunda. Uyu munsi ibitekerezo byabo byarimutse kubera isi yabononye, ariko wowe uri muzima. Gutekereza ko igihugu tufite wahawe cyambuwe abandi, gutekereza ko uyu munsi impano uri gukoreramo, urwego urimo rwambuwe abandi. Icyo ngicyo cyatumaga Imana itibagirwa Abisirayeli, kandi bigatuma Abisirayeli nabo badashobora kuyibagirwa. Icyo kintu ugomba kugitekereza neza, kumenya ko ibyo ufite byambuwe abandi. Uyu munsi wa none igihugu twahawe cyambuwe abandi. Uyu munsi wa none icyubahiro dufite cyambuwe abandi. Hari abacyambuwe kandi bigeze kukigira. Uyu munsi wa none utunze amafaranga, hari abandi bari bafite amafaranga, turabafite mu mateka. Bamwe bavuye muri iki gihugu, abandi bagikeneyemo, barigeze kugira amafaranga, barigeze kugira amateka yo gutunga. Hari abatunzi, hari abanyacyubahiro, ariko uyu munsi wa none wowe urabifite. Uyu munsi wa none uracuruza, hari abandi bacuruzaga. Ukwiye gutekereza neza ukamenya ko uyu munsi ibyo ufite hari abandi bigeze kubigira, ibyo utunze hari abandi bigeze kubitunga. Urwego uriho hari abandi bari bararutambutse. Uyu munsi wa none kumenya ko igihugu wahawe kigeze abandi. Mwibuke ko Abisirayeli batuye i Kanani havuye abandi bantu, havuye andi moko y'abanyamahanga, barabarwanya, barabatsimbura, babigizayo, barabambura. Kumenya ko ibyo dutunze byari bitunze abandi, icyo cyaguhesha guca bugufi imbere y'Imana, ukayubaha kandi ukayubahisha. Hari ikindi cya munani, bayobowe n'Imana n'inkingi y'igicu, mu buryo bw'inkingi y'igicu.
kumenya ko Imana yatuyoboye. Hariho igihe inzira zari zikinze, Imana iratuyobora. Hariho igihe wari wabuze inzira, Imana ikubera umuyobozi. Hariho igihe umwijima wari mwinshi ukugose, Imana ikubera umucyo. Bibiliya itubwira ngo inkingi y'igicu yarabayoboraga ikabagenda imbere ikabayobora. Bivuga ngo Imana iri imbere yabo, Imana yarabayoboye. Byagera nijoro bakayoborwa n'inkingi y'umuriro. Bishaka kuvuga iki se? Bivuga ngo Imana iratuyoboye, iri inyuma n'imbere, iratugose. Bishaka kuvuga ngo Imana yacu ni umuyobozi. Bibiliya ikatubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bisobanuye ko Imana itari kure yacu. Imana yaduhagurukije mu Egiputa y'ibyaha, na n'ubu iracyatuyoboye. Imana yayoboye Abisirayeli ku nyanja itukura ntibagwe mu nyanja ntibamire, n'ubu niyo yiteguye kuturwanirira iziboneka n'izitaboneka. Ni Imana ibera hose icyarimwe rero, yatuyoboye, yatugaburiye mu butayu, yagaburira Abisirayeli mu butayu. N'ubu ngubu ifite inzira zirenga 1000 zo kurengera umukiranutsi n'undi uyubaha. Ni ngombwa ko tugomba kubaha Imana muri byose. Tugomba kumenya ibyo ngibyo, ko Imana itari kure yacu. Icya 9, bari bafite ikimenyetso kibaranga. Ukuvuga ngo Abisirayeli bari bafite ikimenyetso kibaranga. Mwibuke bahaguruka mu Egiputa, byagaragajwe n'ikimenyetso. Imana yari yarababwiye ngo mwebwe muzarya umwana w'intama. Ariko ku nkomanyirizo z'imiryango, cyambere kugira ngo marayika murimbuzi nahanyura atazabarimbura, muzasiga amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango. Byashushanyaga icy'amaraso ya Yesu Kristo uzabasha gucungura umwana w'umuntu, akamukura mu bidafite umumaro, akaba ingwate y'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu akabasha gucungurwa no kwidegembya mu mahoro y'Imana itanga. Bene data bakundwa, mwe munteze amatwi, natwe twari dufite ikimenyetso. Abisirayeli bari bafite ikimenyetso cyo kubara abana b'Imana. Nukuvuga ngo bayoborwaga n'inkingi y'igicu, ariko nijoro bakayoborwa inkingi y'umuriro, igahinduka inkingi y'umuriro. Bivuga ngo kumanywa Imana iratuyobora, kumanywa na nijoro. Urugendo rwacu ntiruhagarara. Byaravugaga ngo urugendo rwacu ntiruhagarara. Kumanywa inkingi y'igicu, nijoro inkingi y'umuriro. Bishaka kuvuga ngo urugendo rwacu abana b'Imana ntiruhagarara, yaba kumanywa yaba nijoro. Imana yacu iratuyoboye. Mu cyanyuma cyatumaga Imana idashobora kwibagirwa Abisirayeli, nuko ni Imana niyibuka amasezerano. Imana yibutse amasezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ni Imana ikomeza amasezerano yayo. Kwibuka gusa ko Imana itajya yibagirwa ibyo Imana yabareberaga mu Aburahamu, bigatuma ibitaho nubwo baba bagize intege nke, nubwo baba barasubiye inyuma. Imana ikabahindukira, ikabakanguza, abanyamahanga bakabatera bakabarwanya, ariko Imana ibakangura kubw'urukundo yabakundaga, kubw'amasezerano bari baragiranye nayo, kubw'amasezerano akomeye yari yaragiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Bigatuma Imana ibibuka, ikabitaho. Nawe sinzi ko Imana iri kugukanguza muri iyi minsi, ariko nuko ibona ko wibagiwe urukundo rwayo, wavuye mu masezerano, wasubiye inyuma. Ariko Imana iri kugukanguza iri jambo rikubwira ngo Imana iracyagukunze, Imana iracyagutekereza. Ese wowe uracyayibuka ikagusubiza inyuma? Ese wowe ufite kubaha Imana? Ese urugendo rwawe rurava he rurajya he? Urugendo rwawe rufite icyerekezo? Hari aho wavuye, hari naho uri kujya? Ese wibuka ko Imana yakoze cyagiye n'ubigikora? Ndagira ngo nawe utekereze neza. Ibi bintu bigera ku 10 tumaze gusoma cyangwa se tumaze kubwirwa, utekereze niba nawe ubwawe Imana ikikurebera muri ibi bintu, cyangwa nawe ukitekerezaho kubw'ibi bintu, ugatekereza aho yagukuye, aho yakuvanye, naho ugeze uyu munsi. Kadusenge Imana. Mana yo kwizerwa, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerere ijambo rishyigikire kandi urisorereshe imbaraga zawe zikomeye. Uwarwaye rimukize, imbaraga zawe zikorana n'abera niziganze. Wari urwaye nirimukize, wari unaniwe nirimusubiza intege mu bugingo, wari ucitse intege nasubizwe mu ibyiringiro, utari ufite icyerekezo nirimuha icyerekezo, wari ubuze inzira imiryango yari ikinze niyugururwe, ibyari biboshye nibibohorwe n'iri jambo. Kandi Mwami, usoze byose wagambiriye muri ryo, kuko mbizi neza kuri Imana isoza amasezerano, ko abanye n'Abisirayeli, abari kubana n'Abanyarwanda, abari kubana n'uyu nguyu waruteze amatwi, abariko umwiyereka ineza yawe irushaho kuganza imitima yacu twese. Tugushimiye ibyo, tukuragije ibiri imbere. Abo hirya no hino barwaye, ari abarwaje, abari mu bitaro hirya no hino, abari mu nzu z'imbohe, abafite ingorane n'akaga katari buryo butari bumwe, bose bagirirwe neza nawe. Buri wese umubera igisubizo muri iri jambo. Ngushimiye ibyo, nkuragije ibiri imbere mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Nkuko bisanzwe, mwari kumwe na mwene Sobongwa Alphonse mu kiganiro cyitwa Ijambo ry'Imana rirusha ibintu byose gukomera. Shalom, murakoze cyane.